Skutje. Chérie. Chérie. Nako numvagira ngo aracyarotara. Chérie. Oui, oui. Bwakeye. Rero ko butekeye uziko. Mfareka mubwira. Reka turyamye nk'imyotsi. Uye we burekeye Chérie. Ibyo bintu byivane mutaza gukererwa ku kazi we bwakeye n'ukuri. Kubera ukuntu ntaryamye. Ariko ikigaragara cyo ushobora kuba wagize inzozi nziza nyuma yo kuva hariya. Wamayeho kubuhamya ku itandukano ry'inzozi warose hariya hirya n'iryo warose hano muri ubu buriri busumba. Mbega ibintu nazongera gukora mana nyagase. Reka nkubwire. Kubaho kwacu kwanjye nawe ntago nzongera niyo wankubita. Rekata. Kwiraza. Nongera uzamenye ko. Mbega inzozi nagire hari ahantu zankanze ariko hano. Ntago nakwirwa nkubwira ibintu narose. Oya shashiri nusangiza nuko. Usko nkanguye n'ubugu ahubwo ni wowe utumye inzozi zitarangiye. Ayiwe nciyemo hagati inzozi. Zagarukiye. Zatangiriye zigarukiye. Kandi bari ibi bintu bizakunda. Hano bagishaka baje batwihorera batureke icyo nzicyo. Ego. Izi nzozi turese umva we warabirose nanjye mpora mbirota inzozi zo kurota umwana. Byanga bikunda umwana tuzamubona. Bigenze gutese. Matsiko yawe nawe ndakuze. Oya no kuri izo nzozi n'ukuri ndumva angiye nago nuko turimo kubyita inzozi ndumva giye atari inzozi ahubwo niyerekwa. Sha simbizi ko nyine zari inzozi urumva. Nyine ndose kandi cyane mukanya ubundi ukucyo nkanguye. Suko nkanguye ari ngiye ugezweho. Sorry nago nzongera kwinjira. Nago nzongera nzabanza numviriza inzozi urimo kurota mbere yo kugukangura. Mva nkubwira. Nyine narose turi kwa muganga. Niba nahebewe bino bitaro twari turiho nabonaga ari bishya pe. Ubwo ne kwa nyiri nkwaye. Simbi. Kwa nyiri kwa yako mazi neza ukuntu hameze. Si hose abagore benshi bakunda ko byari. Twinjiriraho ko yari yanditseho ngukira. Yari wamanye inyuguti nini cyane ahantu heza ariko. Heza. Noneho imbere yanjye hari umumama utwite. Noneho yinjiye muri consultation muganga atamusohokana yirukanka ahita hamagara abanasi abantu bamufasha bahita bamutwara. Wabonaga se nawe umeze ute niyo matsiko mfite nyine reka mubwire cyakwa nari masari muri rukanga nabonaga ntwita hari nkinda wenda y'amezi nkane itaragaragara cyane ariko nyine ntwite ko nari ku murongo nari wa gatatu harimo umama wabanje bagata bamutwara kubyara n'undi mama nawe yarafite inda nkuru twanaganiriye arambwira ngo agiye kubyara umwana wa kabiri ariko mbazango nese ugiye kubyara umwana wa kangahe nyine twaganiriye umwanya ndaramubwira inkuru yacu nyine natinze kubona umwana amara imyaka 5 none ukabutwite ukuntu ntwite inda y'amezi 4 ubara umwana wa mbere shawu yishimye uziko nayimubwiraga inkuru nkabona ararize we uziko uriya mama disi n'umwana mwiza disi nayimubwira ararira arambwira ngo nihangane nyina mfasha gushima Imana nje nabonaga byabaye mbega inzozi mbega yerekwa se Sherisi wasanga narasamye nabizi none se ari bimenyetso nabonaga sha bimeze nkaho aragashweshwe se Sheri yes ono nacyo ariko ubwo Imana ibivuze sha yagira muri hari ahantu habi na hari ahantu ibyo warose ni ntambara za Ruize nzivemo nigarukire ubundi ntacyo aha uziko dushobora gukererwa Sheri sha reka tubyuke Sheri watambutse ariko tukabyuka nditonetse we ese ibi ni ibiki nditonetse Sheri wabaye iki Shashe nakomeretse hariya ndimo kukwicuruza none se narwanye na Ruize bari wowe ukomeye Shashe arakoze ibyo wankoreye nabivuze kuri mushiki wawe yatugendereye rino joro ubu se wambwira ko wabaye iki iki ni igisebe nagitewe no kwicurugi cyagiye warimo gusakuza wari wakinze wari wikingiranyemo urimo kuvuza induru mu nzu mu cyumba buri kintu nikisha urugi kugira ngo utabare use wisha urugi yes nisha urugi dore n'ikindi gisebe hano ku kaguru yo shapore disuze ko wababaye Sheri ariko ntacyo iki gisebe ntacyo bitwaye babyita inkovu y'urukundo
Yesu we umva ntabwo ubwo ntabwo wamenye ko urugi rwapfuye ntabyo nigeze mbona ngewe nyarukirayo urebe tugende byuka ntawe sha tubyuke buranakeye ariko rero n'akantu k'akabeho mu gitondo none se ndebera urugi ibintu mbona ni ukuri ibi ni ibiki mana nyagasani uzi ukuntu nabigenje ariko fana urananiranye pe oya ntabwo unaniranye umugore wanjye ubu ni aka kaga nateje ntabwo wananiranye humura nta nubwo ari akaga shasheri umbabarire mbabarire pe nanjye ntabwo ari njye hari ukuntu ariya magambo ya Louise yananiye kuyakira pe sinkubeshye kandi oya sheri wigarura ibyo bintu byihorere ahubwo se wakubise wiki ko mbona rusa n'urwanasadutsemo hagati yamaye nka data nagiye kureba ariya mu kabati mbura icyuma mbura ikintu gifatika ngerageza kufunguza amaburo biranga ubwo niko wavuzaga induru ndangije mfata umwanzuro wo gukandagira urugi nsubiye inyuma ndakandagira maze ruhita rukinguka ngwamo imbere none kwa kundi naguyemo imbere kwa kundi nakandagiye urugi runkomeretsa hano ku kirenge hanyuma noneho kwa kundi nguyemo imbere ngwisha akaboko sinzi akantu kanemye